abakerumbi bemesha ko urubanza rwarangiye, abasarafi bemesha ko urubanza rwarangiye, mikayire bemesha ko urubanza rwarangiye, ibizima bine bemesha ko urubanza rwarangiye, abakuru 24 bemesha ko urubanza rwarangiye, Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bemesha ko urubanza rwarangiye. Satani, abantikirisitu n'abadayimoni mujye mu nyanja yaka umuriro. uretse bayobozi, hari ingingo nyifite zibarengera. Izi ngingo rero zibarengera ziragaragaza yuko bagomba kugabanyirizwa ibihano. Hano turebye mu itegeko rya mbere, Nyagasani wandikishije n'urutoki rwawe, wandikishije n'ibiganza byawe, biragaragaza yuko aba bantu ugomba kubagabanyiriza ibihano, buretse kubajugunya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri. Buretse mbanze nerekane ingingo zirengera aba bantu, zirengera Satani, mbanze nerekane izi ngingo zirengera Satani n'abamarayika baciwe mu ijuru na antikirisitu. Turajya mu itegeko rya mbere ryo mu gitabo cy'ijuru. Itegeko rya mbere ryo mu gitabo cy'ijuru, reka turebe mu mategeko y'Imana y'ijuru. Turareba mu gitabo cya Zaburi y'145. Zaburi y'145 umurongo wa 9. Nyagasani, muri iki gitabo cy'amategeko yawe wandikishije n'intoki zawe, iri tegeko riravuga ngo bose uzabababarira. Se Nyagasani, hano hari itegeko rirengera aba bakiriya banjye, ndavoka wabo. Zaburi y'145 ivuga yuko imbabazi zawe, ivuga yuko impuhwe zawe zihoraho iteka ryose, kandi bose uzabababarira kandi bazitwa ubwoko bwawe. Nyagasani, inshingiye kuri rino tegeko, ndasaba kugira ngo borohereze ibihano. Bakerubi, namwe basirafe, namwe bizima bine, n'abakuru 24, n'abamarayika ba Gaburiyeli, ba Mikayire, n'izindi nzego zose ziri mu ijuru, mwige kuri iyi ngingo, maze Satani n'abamarayika baciwe na antikirisitu mubagabanyirize ibihano. Inshingiye ku ngingo iri muri Zaburi ya 78 umurongo wa 38, mu gitabo cy'amategeko y'Imana, mu gitabo cyo mu ijuru. Nshingiye ku itegeko riri muri Zaburi ya 78 umurongo wa 38, haravuga ngo Imana yuzuye impuhwe n'imbabazi, ndetse n'imbabazi zayo n'impuhwe n'urukundo rwayo n'ikuzimu rugerayo. Nyagasani, inshingiye kuri iri tegeko rya Zaburi ya 78 umurongo wa 38, nshingiye kuri iyi ngingo, ndasaba ko Satani n'abamarayika baciwe mu ijuru ndetse na antikirisitu uborohereza ibihano. Nyagasani, mube muretse gufata Satani n'abamarayika baciwe mu ijuru na antikirisitu, mube muretse kubajugunya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri, ari ryo rimbukiro ry'iteka ryose, ari ryo rimbukiro. Ndasaba ko ba nyakubahwa bakerubi n'abasirafe n'ibizima bine n'abakuru 24 n'abamarayika ba Mikayire, ba Gaburiyeli, n'Imana Data yicara ku ijuru, isi akaba ari intebe y'ibirenge byayo. Mana iri mu ijuru, wowe uwera wa Isiraheli, wowe Imana Data Nyiringabo, wowe Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo, iga kuri iyi ngingo maze ubagabanyirize ibihano. Ba nyakubahwa, nciye imbere yanyu, nciye bugufi imbere yanyu, mwige kuri iyi ngingo iri muri Zaburi y'145 umurongo wa 9, mubabarire. Nshingiye no ku yindi ngingo, nari ngeze ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri tuyisanga muri Zaburi ya 78 umurongo wa 38. Nyagasani, mwige kuri iyi ngingo ya kabiri yo mu gitabo cy'amategeko y'Imana, maze mubabarire, mubagabanyirize ibihano. Kuri iyi ngingo ya kabiri,
iri muri Zaburi ya 78 umurongo wa 38. Nyagasani, hari indi ngingo ya nyuma ya gatatu ngiye gushingiraho. Ku ngingo ya gatatu, iyi ngingo ya gatatu iri mu gitabo cy'amategeko y'Imana, ku mategeko ahana cyangwa se ku mategeko y'igitabo cy'Imana ariyo dushingiraho kugira ngo Nyagasani mubagabanyirize ibihano. Yego, Nyagasani Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana wowe rurema, wowe rugira, wowe Jehova Jire, wowe Jehova Rafa, wowe Aishadahi, wowe Jehova Yire, wowe Imana Niya, wowe rurema, wowe Imana ikomeye, wowe wicara ku bakerubi n'abaserafi, wowe ugoswe n'ibizima bine n'abakuru 24, wowe ugoswe n'abamarayika, wowe ugoswe n'aba Mikayeli n'aba Gaburiyeli, wowe wicara ku ntebe ya Arashi, wowe ufite inkoni y'icyuma uragiza ijuru n'isi, wowe uri mu ijuru, wowe ufite imbaraga zikomeye, wowe Mana irahera hahera uri mu ijuru rya gatatu. Mana, ni wowe wampaye akazi, warambwiye ngo njye kunganira mu mategeko Satani n'abamarayika baciwe mu ijuru ndetse na Antikristo. Mana, ni wowe wampaye akazi ngo njye kubunganira. Njyewe urabizi ko ndubundi nsanzwe ndi umwavoka w'ijuru, nk'uko Yesu yari yarantoranyije mu bavoka bazicara ku ntebe y'ubwami bazacira Abisiraheli urubanza, nk'uko Yesu yabidusezeranyije ati nkatwe twataye ibyacu tugakurikira Yesu Kristo, tukavuga ubutumwa bw'abamarayika batatu, ngo twebwe tuzicara ku ntebe z'ubwami bw'Imana, ducira Abisiraheli urubanza, ducira ab'isi urubanza. Yesu niwe wantoranyije angira umwavoka w'ijuru. Noneho wowe Mana yicara hera hahera, wowe wicara ku ijuru, isi akaba ari intebe y'ibirenge byawe, wowe Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, wowe Mana rurema, wowe Mana, wowe Uwiteka Imana Nyiringabo, ni wowe wantoranyije ngo njye kunganira Satani n'abamarayika baciwe mu ijuru, njye kunganira na Antikristo, ngo mbunganire mu mategeko, kubera ko urubanza rwawe ari urubanza rutabera, kuko urubanza rwawe ntago rugira aho rubogamira n'abo rubangamira. Warambwiye ngo njye kubunganira mu mategeko kugira ngo nabo batazagira icyo bireguza, kugira ngo nabo nibatsindwa n'urubanza batazagira icyo biteguza. Ese si we wandikishije n'intoki zawe ngo bose, buri kiremwa cyose kizaza imbere yawe mu rubanza? Uru rubanza nubwo ndurimo Nyagasani, ariko ntanaguha n'ikirego. Satani na Antikristo n'abadayimoni banyambuye miliyoni zanjye 14, kandi Mana niwe wambwiye ngo njye kubunganira, barananyambuye. Naye ndimo kwishyuza Satani, uyu mwita umutwaramucyo, uyu mwita marayika w'umucyo, nyine umutwaramucyo wahoze ari umusirafe ukomeye, wahoze ari umukerubi ukomeye, uyu rushoferi ubundi abandi aha mu ijuru Satani mumuzi ku izina rya rushoferi, umutwaramucyo, ariko hano ku isi tumuhamagara Satani. Niyo mpamvu rero nabwiraga iyi nteko iri mu ijuru n'abavoka bari mu ijuru, niyo mpamvu nabwiraga n'Imana Data, Imana rurema yaremye isi n'ijuru, Uwiteka Imana Nyiringabo niryo zina rye, wowe wicara ku ijuru, wowe uyobora inzego zo mu ijuru, wowe uyobora abakerubi n'abasirafi n'ibizima bine n'abakuru 24, wowe uyobora abamarayika bose, wowe uyobora ba Mikayeli na ba Gaburiyeli, wowe Uwera wa Isiraheli, wowe wicara ku ntebe y'icyuma ufite inkoni y'icyuma, wowe uragira isi n'ijuru, wowe utegeka bikaba, uko bitegetse mu isi no mu ijuru akaba ariko biba, wowe Data wa twese. Nubwo Satani yari yahagurutse avuga ati nzazamuka ngende nkure intebe, ngende nambura iriya ntebe Imana, nyisimbure nanjye nicare, nanjye bandamye, nanjye bajye banyubaha, nzazamuka nambura Imana buriya butegetsi. Yego, Satani yakoze ibyaha pe, yishyize hejuru, ashaka kuguhirika, ashaka kugukura ku butegetsi, ariko ntabwo byakunze. Yakoze icyaha gikomeye, ariko rero nubwo yakoze icyaha gikomeye, iki gihano wamuhaye cyo kumujugunya ku isi agahinduka umutwaramwijima,
yari umutwaramucyo agahinduka umwami w'umwijima, iki cyaha cyari gikomeye cyane. Yego, iki cyaha cyari gikomeye cyane, ariko noneho waransabye nk'umwavoka w'ijuru, kuko ngewe natoranyirijwe kugira ngo njye ncira Abisiraheli urubanza n'ab'isi urubanza, kuko ndi umwe mu bavuga ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Niyo mpamvu wantoranyije ukangira umwavoka w'ijuru. None uransaba nk'umwavoka w'ijuru, unsaba yuko njya kunganira Satani n'abamarayika baciwe mu ijuru ndetse na Antikristo. Ariko Satani n'abamarayika baciwe mu ijuru na Antikristo baranyambuye. Bari kuma miliyoni 14 z'avansi kugira ngo ninjire mu rubanza neza, ariko barazinyimye. Ariko nubwo bazinyimye se babuze amafaranga, n'abambuza. Yego, nk'uko yego Nyagasani watweretse yuko Satani misiyo ye ari ukwica, kwiba no kurimbura. Iyo niyo misiyo ya Satani: kwica, kwiba no kurimbura. Yego, ibyaha biramuhama pe. Kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuka ari rwo rupfu rwa kabiri, yego koko ibyaha biramuhama. Ariko Nyagasani, mwite kuri izi ngingo, mwite kuri izi ngingo. Nubwo banyambuye, mwite kuri izi ngingo mubagabanyirize ibihano. Izi ngingo Nyagasani ndagusaba ngo uziteho. Hano hari ingingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu tuyisanga muri Zaburi y'145. Zaburi y'145. Zaburi y'145 haravuga ngo nzababarira abatari ubwoko bwanjye, nzababarira abadakwiriye imbabazi, nzabababarira nabo baba ubwoko bwanjye. Banyakubaha abakerubi, banyakubaha bizima 4 n'abakuru 24 n'abasirafe n'abamikayeli n'abagaburiheri, banyakubaha nzego zo mu ijuru, namwe bavoka b'ijuru dukorana. Mwige kuri izi ngingo. Satani n'abamarayika baciwe mu ijuru na Antikristo mubagabanyiriza igihano. Mwige kuri iyi ngingo iri mu gitabo cy'amategeko y'ijuru. Mwige kuri iyi ngingo ya gatatu ihana ibyaha kandi ikanabibabarira. Mwige kuri iyi ngingo y'145 umurongo wa 8. Mwige kuri iyi ngingo iri muri Zaburi y'145 umurongo wa 8. Banyakubahwa, nciye bugufi imbere yanyu, mwige kuri iyi ngingo muborohereze igihano. Yego Mana, warantoranyije. Nari umuhinzi, nari umworozi, nari umuganga, ntago nari umuhanuzi. Ndetse no mu bwoko bw'iwacu ntawigeze ahanura. No mu bwoko bw'iwacu ntawigeze akorera Imana ngo agere ku rugero rwo kuba umwavoka w'ijuru. Ariko njyewe nakoreye Umwami Yesu, mvuga ubutumwa bwiza bwa marayika wa gatatu, mvuga ukuntu Yesu Kristo agiye kugaruka mu mwaka w'2031, mvuga ukuntu Yesu Kristo mu mwaka w'2031 azaza akima ingoma hano ku isi. Yesu niwe wantoranyije kubera kuvuga ubutumwa bwiza bwa marayika wa gatatu, ngaragaza ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 5 n'uwa 6. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 5 n'uwa 4. Mbwira abatuye isi ati mwekuramye inyamaswa n'igishushanyo cyayo, mwekuramye inyamaswa, mwekuramye Antikristo, mwekuramye Satani. Yego, ndabuvuga mu butumwa bwa marayika wa gatatu. Ese sinigisha ubutumwa bwa marayika wa gatatu? Ni nayo mpamvu Yesu Kristo yantoranyije ngira umwavoka w'ijuru. Yego, abisi bose narababwiye ni mwekuramya Satani n'igishushanyo cyayo, kuko mwekuramya inyamaswa n'ikimenyetso cyayo. Ikimenyetso cya Satani ni icyumweru, kuko icyumweru cyazanywe na Papa Silvestre Mutagatifu na Constantine, kubera ko muri Roma hariya ku cyicaro cya Roma, ku butegetsi bwa Roma ku gihe cya Constantine, hari ikigirwamana cy'izuba. Icyo kigirwamana cy'izuba barakiramyaga ku wa mbere w'iminsi 7, ariho twita ku cyumweru. Noneho Constantine afatanyije na Papa Silvestre Mutagatifu baravuga bati aba bantu baramya izuba, aba bantu basenga ikigirwamana cy'izuba, bo twababona gute?
nuko papa Silvestre Mutagatifu na Constantine bemeza yuko amadini yose agomba gusenga ku cyumweru, harimo na Kiliziya Gatolika. Nguko rero uko amadini yose yatangiye gusenga ikimenyetso cya Satani, kuko ikimenyetso cya Satani ni icyumweru, kuko abantu basengaga ku cyumweru baramyaga ikigirwamana cy'izuba. Yego, Mana warantoranyije urambwira uti irukanka ubwira abantu be kuramya Satani, be kuramya ikigirwamana cy'izuba cya Antikirisitu. Ugenda ubwira abantu be gusenga ku cyumweru, bajye basenga ku isabato y'umunsi wa karindwi. Urambwira uti genda ubwira abantu basohoke bave mu mijyi ikomeye bajye gutura mu byaro, kubera ko misile za kirimbuzi zigiye kurimbura isi. Urambwira uti misile za kirimbuzi zo mu Burusiya, misile za kirimbuzi zo mu Bushinwa, misile za kirimbuzi zo muri Koreya y'Amajyaruguru, misile za kirimbuzi zo muri Irani, misile za kirimbuzi zigiye kuza zikarimbura imijyi ikomeye. Yuko misile za kirimbuzi zizibanda ku mijyi, ariko abantu batuye mu byaro urumva ko bafite amahirwe 90%, kuko misile zizaza zerekeye imijyi. Urambwira uti genda ubaburire bave mu mijyi bajye gutura mu byaro. None abantu bamwe na bamwe barabyumvishe, ubu barimo gutura mu byaro. Kandi koko nk'uko wambwiye ngo Yesu Kirisitu agomba kugaruka mu mwaka w'2031, agomba kuza nta kabuza. Nk'uko icyumweru cy'isanzure n'ubundi kizarangira mu mwaka w'2031, Yesu akaza. Nk'uko Danieli yabivuze yuko Yesu agomba kuza mu mwaka w'2031. Danieli yarabivuze mu gice cya 9 aho yabaraga ibyumweru 70. Danieli avuga ibyumweru 70. Biriya byumweru 70 dusanga muri Danieli igice cya 9 bizarangira mu mwaka w'2031, maze ibyaha bicibwe, habe gukiranuka ku iteka ryose. Nk'uko Danieli ubuhanuzi bwe budakuka, nk'uko Danieli ubuhanuzi bwe butanyeganyezwa. Danieli igice cya 9 haravuga ngo ibyo byumweru 70 nibirangira hazabaho gukiranuka ku iteka, ibyaha bicibwe, Yesu ahita aza yima ingoma y'iteka ryose. Ibyo byumweru 70 bizarangira mu mwaka w'2031, Yesu ahita aza yima ingoma y'iteka ryose. Nk'uko twongera tukabisanga muri Danieli igice cya 2, ngo nuko ngiye kubona ngo mbona ibuye rinini ritarituwe n'umuntu rimanuka rigasenya igishushanyo. Iryo buye rinini rigakura rikagara rigakwira isi yose. Kandi ubwo ni ubwami bwa Yesu Kirisitu Danieli yavugaga muri Danieli igice cya 2. Ubwo ni ubwami Yesu Kirisitu azaza kwima hano ku isi, ni ubwami buzaza mu mwaka w'2031. Ubwo ni ubwami bwa Yesu Kirisitu. Yesu niwe buye ryanzwe n'abubatsi, rihinduka ibuye rikomeza imfuruka. Yesu ni umwami w'abami. Ni umwami w'abami guteze, agomba kuza akima ingoma hano ku isi nyine akaba umwami w'abami. Yesu ni umutware utwara abatware, nyine agomba kuza hano ku isi nyine agatwara abatware. Ni kingi wa kingi, umwami w'abami. Yego, kandi bitarenze mu mwaka w'2031 Yesu agomba kuza akima ingoma, nk'uko biri muri Danieli. Kandi ubuhanuzi bwa Danieli igice cya 9, ntabwo ubuhanuzi bwa Danieli bunyeganyezwa. Iyo buvuze itariki aba ari iyo, ni bunyeganyezwa. Yego, no mu byahishuwe Yohana nawe yarabivuze yuko Yesu azaza akima ingoma y'imyaka 1000 hano ku isi. Mu byahishuwe igice cya 20, musome mu byahishuwe igice cya 20, ngo nuko mbona marayika amanukana umunyururu muremure, araza aboha cya kiyoka twima ingoma y'imyaka 1000 hano ku isi. Iyo ngoma Yesu Kirisitu rero izaza hano ku isi ni ingoma nakumirwa. Danieli yarabivuze na Yohana wanditse ibyahishuwe bahuza mu mwaka w'2031, nibwo Yesu azaza kwima ingoma hano ku isi. Ngewe ndi umwavoka w'ijuru, ni nayo mpamvu ako kari gaciyemo. Ubwo nagira ngo mbanze mbwira abarimo kutwumva, ese Imana yantoranyije ite? Ese ni gute Imana yangize umwavoka? Sinjye wabyigize, ni Yesu wabingize. Kubera ko mvuga ubutumwa bwa Marayika wa 3, nari nciye mu butumwa bwa Marayika wa 3, ariko ubushaka wakurikirana ikiganiro
cyanjye ngira kuri YouTube kivuga ngo Jesus is coming 2031. 2031. Icyo ni icyigisho, wandike muri YouTube Jesus is coming 2031. Urahita ubona icyo cyigisho. Ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Wandika ijambo rirerire, wandika uti Jesus is coming 2031, ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Nibwo uhita ubona episode ya mbere, iya kabiri, iya gatatu n'iya kane. Wandika uti Jesus is coming 2031, ugahita ukurikizaho inyuma amagambo y'ikinyarwanda, ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Jesus is coming 2031. Uhita ubona episode ya mbere, iya kabiri n'iya gatatu. Ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu mbwiriza. Ni nayo mpamvu Yesu yambwiye ati wowe wasize abawe ukemera kunkurikira, ukavuga ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nzakugira umwami n'umutambyi mu bwami bwanjye, uzacira ab'isi urubanza. Niyo mpamvu ndimo guca urubanza rwa Satani n'abamarayika baciwe mu ijuru ndetse na Antikristo. Ariko Imana niyo yansabye ngo mbunganire mu mategeko. Imana niyo yansabye ngo njye kuburanira Satani n'abamarayika baciwe mu ijuru na Antikristo, kugira ngo batazagira icyo bireguza, babone ko batsinzwe n'urubanza, babone ko n'Imana yabashakiye umwavoka. Kugira ngo Imana igaragaze ubutabera, hagomba kubaho umwavoka. Yego, ni nayo mpamvu nababwiraga nti ba nyakubahwa basirafi, namwe bakerubi, namwe bizima bine n'abakuru 24, mwige kuri iyi ngingo ya gatatu. Iyi ngingo ya gatatu iri mu gitabo cya Zaburi y'145 umurongo wa 8. Zaburi y'103, Zaburi y'145. Iyi ngingo ya gatatu ngira ngo banyakubaha mwigeho. Iyi ngingo ya gatatu iri muri Zaburi y'145, iri mu gitabo cy'amategeko cy'Imana, Zaburi y'145 umurongo wa 8. Zaburi y'145 umurongo wa 8 haravuga ngo Nyagasani impuhwe zawe ni nyinshi, uzababarira bose. Banyakubahwa Data wa twese uri mu ijuru, nciye bugufi imbere yawe nk'umukozi wawe, ndakwinginze wige kuri iyi ngingo ya gatatu, maze Satani, abamarayika baciwe mu ijuru ndetse na Antikristo uborohereza igihano. Nyagasani urakoze ko ugiye kwiga kuri izi ngingo. Ese Nyagasani, si wowe wampaye ububasha n'ubushobozi? Si wowe wampaye imbaraga zawe Nyagasani? Si wowe wambwiye muri Zaburi igice cya 8 umurongo wa 5 ngo turi abana b'Imana, ngo ibyo twemeje mu isi no mu ijuru biba byemejwe? Si wowe watubwiye muri Matayo ngo icyo tuzafunga ku isi no mu ijuru kizaba gifunzwe? Ese ntiwabitubwiye muri Zaburi ya 82 umurongo wa 6 ngo turi Imana, ngo ariko tuzapfa nk'abantu? Yego, mu gihe turimo kuburana Nyagasani, mu gihe turi mu rubanza, duciye bugufi imbere yawe, wige kuri izi ngingo ubabarire. Kandi nanjye kubw'ububasha mpabwa nijoro, nanjye nk'umwavoka kubw'ububasha mpabwa nijoro. Muri Matayo Yesu yaratubwiye ngo icyo tuzafunga ku isi no mu ijuru kizaba gifunzwe. Kandi nawe Mana uratubwira muri Zaburi ya 82 umurongo wa 6, muri Zaburi ya 82 umurongo wa 6 uratubwira ngo turi Imana. Urongera uratubwira muri Zaburi igice cya 8 umurongo wa 5 n'uwa 4, uratubwira uti turi abana b'Isumba byose, kuko urubanza duciye mu ijuru no mu isi ruremerwa. None Nyagasani ndakwinginze wige ku ngingo ya mbere nakweretse, n'ingingo ya kabiri, n'ingingo ya gatatu, ubababarire, ubagabanyirize ibihano, ngo urubanza tuzarukomeze ejo. Banyakubahwa
ndabyemera. Ejo nzagaruka urubanza turukomeze rwose, ejo nzagaruka, ariko nasabaga mwige kuri izi ngingo eshatu mberetse, mubagabanyirize ibihano. Yego mwami usumba byose, ko bisabye ngo ejo nzagaruke mu rubanza, mu gihe tugiye mu karuhuko mugiye kuba mwiga ku ngingo eshatu nabahaye, rwose ndabinginze mubagabanyirize ibihano. Urakoze Nyagasani, ejo nzagaruka dukomeze uru rubanza, nzagaruka rwose. Ba nyakubahwa abayobozi banjye, ndi hano nciye bugufi, wowe Mana yaremye ijuru n'isi, wowe wicara ku bakerubi n'abaserafi, wowe ugoswe n'abamarayika, wowe ugoswe n'ibizima bine n'abakuru 24, wowe ugoswe na ba Mikayeli na ba Gaburiyeli, wowe ugoswe n'inzego zikomeye zo mu ijuru, wowe Uwiteka Imana Nyiringabo, wowe uhoraho iteka ryose, wicaye ku ijuru rya gatatu, wicaye ku ijuru, isi akaba ari intebe y'ibirenge byawe. Nciye bugufi imbere yawe nk'uko binsabye, ejo nzagaruka mu rubanza. Murakoze, naheje.